Ubwirasi n'ubuja. Akenshi ntabwo tuba tubizi ko mu gihe twirata cyangwa twiyemera aba ari ubuntu bubuja. Muri abo bavandimwe niko stanga kuri dusangire. Mu migani 16 igice cya 16 guhera ku murongo wa 18 kugera 19. Iyo ni amwe mu masomo mu rusengero badakunda kutwigisha ibintu byo kwirata. Kubera ko mu rusengero baramutse babikwigishije ari ibyo batakaza. Bagomba kukwigisha bakwemere. Hari abantu murabizi mu masengero tugenda tugatanga amafaranga menshi kugira ngo pastere cyangwa bishop avuge ngo uriya muntu ni wacu, uriya muntu aradukorera, uriya muntu, ukumva yuko kowe akurata kandi ukibagirwa umuntu ushobora ngombwa kukorera. Wa muntu uriya ariya hasi, uriya Yesu yavuze muri Matayo 25:35. Uriya somo ndarikunda cyane, sinkunda kuribura kurivuga kubera ko ntabwo bayatwigisha. Batwigisha gutanga mu rusengero ariko umuntu w'umukene uriya ariya, kandi tuzi neza yuko ko Yesu ubwe ku giti cye yaravuze ngo nufashe uriya mukene ariya ni njyewe uzabufashije. Sinjya nanga ko tugatanga amafaranga mu rusengero, bakeneye amashanyarazi, amazi n'ibindi byose, ariko tuyatanga ku buryo bumeze gute? Akenshi tuba dushaka kwigaragaza. Haza contribution kugura imodoka ya church, haje contribution kugura iki ngiki, abantu bagatanga. Njye natanze aya mafaranga menshi cyane, pastor agakoma amashyi, kandi na contribution yakorwa kugira ngo twubakire umuntu uri ari wacu umeze nabi, dufashe uriya mukene uri ari. Ariko nitwibagiwe ko amaherezo yabyo nukugwa. Nibyo ngibyo bivugwa muri imigani 16 guhera ku murongo wa 18. Avuga yuko ko baravuga ngo pride all the time iza imbere yo kugwa, cyangwa ibyo ngibyo ngo ndakubivuga cyane cyane kuri twebwe abantu b'ababyeyi. Iyo tureze abana tufite ubwirasi turabitransforma kuri bwo, kandi akenshi birangira nabi. Ugasanga abana bacu babaye abana barezwe n'ubwirasi cyangwa kurerwa n'indangagaciro. Icyo ngicyo bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga yuko ko akenshi twebwe ko twabaye abaja b'ubwirasi. Nimba ndi umwirasi, ni ukuvuga ko ndi umuja w'abari abantu bari hanze. Umuntu wese mba ashaka kwirataho kugira ngo anyapprove, wambaye neza, ufite imodoka ihenze, ufite ikingiki, ufite inzu ihenze, abo bantu tuba twababaye abaja babo, kuko dusa nkaho turimo kubakorera ku buryo bw'ubwirasi. Attention, icyo kintu ntabwo ari cyiza. Ni icyaha imbere y'Imana no mbere y'abantu. Tuba turimo kwikoza isoni ko twabaye abaja. Ubwirasi ntabwo bujya twemerera gusaba imbabazi, niwe twemerera guca bugufi. Ubwirasi no kwica bugufi, guca bugufi ni ibintu bibiri bidahuye. Ahangaha tubonamo Yesu wicishe bugufi, ahangaha tubonamo abafarisayo. Ubushize natanze urugero rukomeye cyane rwa Lucifer, ukuntu yirase mu ijuru. Ese njyewe ntabwo mbyitwara kuri ubu buryo bwo kwirata imbere y'abantu? Buri gihe cyose ndwana ijoro n'amanywa kugira ngo ngaragare ko ndi hejuru y'abandi, kandi bari abantu nibo bambere telecommande. Muramenye, kwicisha bugufi ni byiza no gukurikirana uburyo Yesu yaturemye. So wikora ibintu kugira ngo ushimishe abantu, kora ibintu kugira ngo wimbaze Imana, mumbabarire, kugira ngo wimbaze Imana, kandi turera abana mu rukundo no mu buryo bwo kwicisha bugufi. Tudashimisha urusengero, ibintu bijya binsiza cyane. Tujya kugura ko pastor yavuga ngo muri wa mbere, muri beza, cyangwa mukora ibi ngibi. Oya, bikora imbere y'Imana. Ibirenze ibyo ngibyo Uwiteka abaho umugisha. Nzavuga ku kindi kintu nabuze ubushize, ariko cyose gikomoka ku kintu cy'ubwirasi. Naho gutaha.